Reka ntangire mvuga ngo Imana izamwihera umugisha. Ni umukobwa w'umunyamutima ugira ubuntu, umubyinnyikazi mpuzamahanga w'umunyarwanda Sherry Da Silva. Uyu mukobwa rero yakoze ikintu gikomeye cyane, aho yemeye gufasha cyangwa se kuzamura abana 5 bose, kubafasha buri kimwe cyose kugira ngo abazamurire impano zabo. Ni abana n'ubundi bari basanzwe bari muri Sherry Da Silva Foundation. Uyu Sherry Da Silva rero wamamaye ku isi kubera impano ye yo kubyina, gutoza ibyamamare. Yatangaje ko binyuze mu muryango we yashinze witwa Sherry Da Silva Foundation, yahaye amasezerano y'imikoranire abana 5 bafite impano zitandukanye mu muziki ndetse no mu mbyino. Intego akaba ari ukubazamurira impano ku rwego mpuzamahanga ndetse no kubafasha guhindura ubuzima bwabo. Ni umukobwa w'umunyamutima rero. Uyu Sherry Silva ni umukobwa ugira ubuntu. Ngira ngo murabizi, kugira ngo ku iki gihe ubone umuntu wemera gushora amafaranga ye kugira azamura impano ziba zikiri ntoya, ni ibintu biba bigoye cyane. Ngo ikaze rero kuri Menya n'ibi info, kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ubundi tujye dukomeza kubana. Iki rero ni igikorwa cyabaye ku ijoro ryo kuwa 2 ku itariki 26 Kanama 2025, ubwo hatangazwaga amazina y'aba bana, buri umwe asobanurirwa ibyo akora n'ubuhanga bwe. Sherry Silva rero yavuze ko kandi bahisemo bake kugira ngo babakurikirane neza kandi babashoremo imbaraga uko bikwiye. Aba bana rero 5 bahawe amasezerano barimo uwitwa Sami. Ni umwana w'umuhanga cyane w'umuraperi, akaba umutoza w'imbyino cyangwa se dance choreographer, ndetse ni n'umunyamideli. Yitezweho kandi gukoresha impano ze mu guhindura ubuzima bwe ndetse no kuzamura izindi mpano ziba zikiri hanze aha ziri kugenda zidinde. Umwana wa kabiri rero bamwita Denzo, ni umuhanzi mushya wasinyanye na Sherry Silva Foundation, witezweho guhabwa amahirwe mashya yo kwagura impano ze. Umwana wa gatatu rero bamwita Iranzi, umuraperi, umubyinnyi, umunyarwenya n'umukinnyi wa acrobatics. Muri kumva ko afite impano nyinshi cyane, afite impano nyinshi zituma yihariye mu bandi. Manzi Tekelo cyangwa se Tekelo ni umuririmbyi, avuza ingoma, akaba n'umubyinnyi, afite impano nyinshi cyane, akaba yitezweho gukora cyane kugira ngo agere ku nzozi ze. Hakaza kandi uyu mwana uri kubica bigacika w'umukobwa bamwita Naomi, ni nawe mwana wa mbere wasinyanye n'uyu muryango wa Sherry Silva. Ni umuririmbyi, ni umubyinnyi, ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo, umwana w'umuhanga cyane. Umwana rero wa 5 ndikumva ndakeka barangiye, nabo ngabo ni Naomi, ni Manzi, ni Iranzi, ni Denzo ndetse na Sami. Ni abana babashije kugirirwa icyizere n'uyu mukobwa ugira ubuntu kubi, yemera kubazamura kugira ngo bave aho bava ndetse bagere n'aho bagera. Ndabashimiye rero mwe twabanye. Iyi ni Menya n'ibi info, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ukande subscribe 5 tukugezaho buri cyose cy'ingenzi cyangwa se buri update zose, nta handi wazisanga, ni kuri Menya n'ibi. Rero kandi tubwire abanyeshuri yuko abanyeshuri muteganya kurokarasa, reka mbabwire ko hasigaye iminsi 5 yonyine yo kurokarasa. Ubwo ni ku itariki 2 z'ukwa 9, nizizarenga uzajya kwigaho baguhaye nta nteguza. Nta bintu byo kwisubira, nta bintu byo kugira mbaha update zose, mujye munyarukira kuri uno muyoboro. Byinshi tuba twabahagejejeho umunsi ku munsi. Ndagushimiye rero, kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ubundi dukomeze tubane mu isi y'ibigezweho ndetse n'ibyegeranyo, documentary zinonosoye, amakuru yizewe 100% n'ibindi. Ndagushimiye rero, ciao.